Après tout, je t'aimais, Seigneur. Oh, je t'aimais. Après tout, je t'aimais. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, ce qui s'étonne, qui domine sur les hommes, c'est Jésus le. Umuntu ayobora indirimbo ntaga ayobora kuramya. Kuyobora umuntu uyobora kuramya ni Imana. Niyo mpamvu navuze ngo nta kuramya kutafite Imana. Worship, it's a communion. Ni set y'ibintu bitatu. It's a communion of Jesus Christ. Yego? Communion of the Spirit of God in you. And communion also ya wowe nk'igikoresho. Ntago wowe umeze nkawe ugiye kuyobora ibintu. Oya, wowe uri igikoresho. Yesu Kristo n'umwuka w'Imana utuye muri wowe nawe w'igikoresho birahura. Yesu Kristo n'umwuka w'Imana bagakoresha icyo gikoresho ari cyo ngewe cyangwa wowe kuvuga Imana. Amen. Then aho niho bigira impact mu buzima bw'abantu. Naho iyo ngiye imbere kubera ubuhanga n'ibiki birangira nkoze kuri ya maranga mutima abantu barira ngatekereza ko bafashijwe kuko abantu bareba nk'abantu nyine twe tureba bashaka ibifati urumva already abantu bo baraza kuvuga ati wow Brian wayoboye neza kubera ko abantu barize abantu bapfukamye abantu bakomnya amashyi cyane then ninzaba nanjye ndi I'm sorry gukoresha rino jambo ninzaba ndinjiji nzatekereza ko kuko nabikoze ariko ta présence que j'aimais, oh que j'aimais, ta présence que j'aimais, tu es mon roi, ta présence que j'aimais, oh que j'aimais, ta présence que j'aimais. Tu es mon roi. Après tout, je t'aimais, Seigneur. Oh, je t'aimais. Après tout, je t'aimais. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, ce qui s'étonne, qui domine sur les hommes, c'est Jésus le roi des rois. Je t'ai perdu au milieu de tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, ce qui s'étonne, qui domine sur les hommes, c'est Jésus le roi de rois. Ashobora kuba ari ubwa mbere uje kuri Evangelizero Monde TV. Icyo twagusaba rero no gukora sabone cyangwa se subscribe kugira ngo inkuru zacu dukora ibiganiro bitandukanye n'abaramyi bitazajya bigucika. Nitwa BKM dukorera mu Rwanda ndetse no mu Bufaransa mu mujyi wa Strasbourg. Tugize umugisha w'Imana turi kumwe n'umuramyi no bwa mbere ageze kuri Evangelizero Monde TV. Ndagira ngo rero mbere yuko dutangira tuganira tunaririmba turamya Imana tunayimbaza atangire yibwira abantu badukurikiye. Amazina y'ababyeyi nitwa Dadu Brian Lead, ndakijijwe, ndi umunyarwanda, nsengera muri Zion Temple Kimironko Community Parish. Yego.
turakwishimiye cyane. nanjye ndabishimiye kubana namwe. Yes, ukora iki mu nzu y'Imana Brian? mu nzu y'Imana ndi umucuranzi nkaba n'umu worship leader. Yego. Aha, usengera hehe? nsengera muri Zion Temple Kimironko Community Parish. Yeah. Hari akarimbo rutangiye koramo gato kubaza nyuma. Ego. J'étais perdu au milieu de ta paix, tu es venu, tu m'as donné ta main, ce qui c'est toi, qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. Iyi ndirimbo ivuze iki ku buzima bwa Brian? Ni isengesho riteye ubwoba. Nari mu Kinyarwanda nari narahereye cyangwa se nari narayubiye mu mihengeri. J'étais perdu au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main. Maze araza amfata ukuboko, ampa ukuboko kwiwe, c'est qui cet homme? Uwo mugabo ninde wankuye muri ibyo byose? C'est Jésus le roi du roi. N'umwami ni Yesu Kristo umwami w'abantu. Urumva ivuze byose, cause Yesu niwe fondation ya byose, y'ubuzima mfite nonaha n'ubuzaza nubwo nahoranye. Yego rero niwe waje, niwe udushoboza, niwe byose. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Mu byiciro by'abanyamuziki tujyamwe abaririmbyi, abahimbyi, se wowe muri icyo cyiciro hose bisangamo cyangwa ari aho focusing? Hari abantu bamenyeye kuri indirimbo z'abandi, kuri indirimbo zabo. Nje nagira umugisha n'Imana impa byose. Yego. Yaba gucuranga, kwandika, music directing, byose nyine nshobora gukoraho. Ntago biteye imbere nk'uko mbyifuza, nta nubwo biragera aho nifuza cyangwa aho Kristo anyifuza, kuko ndabizi neza ko anyifuza mu bintu binini. Because we serve God who is big. So rero ntago nahagera neza, ariko nshobozwa byose nawe nyine buhoro buhoro, kuko ari ugenda uduha imbaraga. Yego. Aha urakoze cyane. Brian, watubwiye kuri umuramyi, kuramya Imana bivuze iki kuri wowe? Twabitandukanya gute no guhimbaza Imana? Igikorwa cya mbere, kuramya Imana biri personal. Kuramya Imana ni ibintu by'umuntu ku giti cye. Mbijyanye muri context yo kuririmba, kuramya Imana kuri njyewe numva ko ari ukubaho kw'Imana. Ijambo ry'Imana munyemere nkoresha urundi rurimi, ndavuga ngo in the presence of God. The real worship is the presence of God. There is no worship without a presence of God. And also the word of God said, in the presence of God there is a healing, there is a blah blah blah, a lot of things, right? Mu kubaho kw'Imana habamo gukira indwara, kubohoka, kwishima, ibyishimo. Rero icyo nge nita kuramya Imana kuzuye ni ukubaho kw'Imana. Then guhimbaza Imana no gushima Imana, kuvuga ati Imana warakoze, waraturinze, ntitwapfa, covid hano ntabwo yari yoroshye, ariko Imana yabanye natwe, ntitwarwaye. It's a celebration. Yego, celebration, it's all about praise. And then or thanksgiving. Then worship, it's all about presence of God. How great thou art, Lord. Urahambaye, ibintu nk'ibyo. Yes. Ariko nabwo njyewe ibyo byose bidafite ukubaho kw'Imana ntago mbyita worship. Nje ukubaho kw'Imana niko nita worship for real. And then twabishyira mu buzima busanzwe, buri gikorwa cyose ukoze kigamije guhesha Imana icyubahiro ni igikorwa, it's an act of worship, ni igikorwa cyo kuramya Imana. Utagikoze kugira ngo uconvincinge cyangwa nkwemeze, bimwe benshi cyane muri twe dukunda, iyo mbikoreye kugira ngo mpeshe Imana icyubahiro, mba ndamije Imana mu buzima busanzwe. Brian, ni ryari watangiye gusobanukirwa kuri umuramyi? Ntabwo ari kera cyane, ko nanjye nagiye nigishwa, ngakunda kureba abakuru bacu baturusha byinshi, then tukagenda tubana nabo mu buryo butandukanye, bakadufasha. Actually natangiye kubikunda nko muri 2018, 2018,
kuko mbere yaho nakoraga ibindi bitandukanye na worship na bino yego. Reka dushyireho indirimbo imwe yawe waba wariyandikiye. Okay. Open my eyes, my Lord, I wanna see you. See your grace, see your mercy, oh my Lord, I wanna see you, Lord. Oh yes, see your grace and see your mercy, oh my Lord, I need you, I need you, I need you, every day, every hour, my Lord, I need you, I need you, I need you, Jesus, I need you, Lord, I need you, every day, every hour, my Lord, I need you, I need you, I need your presence to dwell in my life. Nkeneye kubaho kwawe ko kuganza cyangwa se gutura mu buzima bwanjye. All chains are broken in your name. Iminyururu yose iracagagurika mu izina ryawe. Every mountain is moved in your name. Buri misozi yose irarituka mu izina ryawe. All the deaf can now hear and the blind can now see. Ibipfa amatwi byose birumva n'abatabona bashobora kubona noneho binyuriye mu izina ryawe. In your name, Lord Jesus. Nuko indirimbo yose bimeze nuko nari nkoze igitero kimwe na ka pre-chorus y'indirimbo yego. Yes, urakoze cyane. Ubundi Brian wandika indirimbo ushingiye kuki cyangwa focus ya message yawe niye mu ndirimbo zawe? It's all about worshiping, the real worship, true worship. It's not about people. Ntabwo ari iby'abantu, ni iby'Imana. So nibanda cyane mu gusabana n'Imana mu buryo buri personal, mbwira ya magambo bya byifuzo mfite numva nkeneye kubwira Imana. Niyo nandika indirimbo biragoye ko birashoboka ko nagize umugisha wo kubyigaho gatoya, birashoboka ko nshobora kwicara hamwe nkavuga ati reka nandike, birashoboka ariko sinjya mbikora kuko ntago ntekereza ko ari ubwo buryo bwiza bumbereye bwo kwandikamo indirimbo. Uburyo bwiza bumbereye nkunda bunezeza umutima wanjye, nandika n'indirimbo yarangira nkumva nanayiririmba nezerewe, ni muri bya bimba ndimo byo gusenga nkumva ari ikifuzo kizamutse muri njyewe nkakibwira Imana nkabikorera nkabicisha mu ndirimbo. Yego. Brian, se ni ngombwa ko umuntu ufite umuhamagaro wo kuramya Imana gucuranga atera intambwe akajya ku ishuri kwiga ibyo bintu? Hari abantu usanga bavuga ati Imana ngo icyambere ngo ni umutima, ngo genda uko imbaraga zawe zingana ndakurwanirira, ugasanga rwose wababwira kujya kwiga ntabwo bashyikiriye logique. Aho watanga we butumwa? Reka mbanze ngaruke kuri iryo jambo abantu barisobanuye nabi, rivuga ngo Imana ireba mu mitima. Nibyo kuko Imana nyine nuko, ariko twebwe tureba ku ibyo tubona. Abantu ntago abantu twe turi abantu, ntago turi mu ijuru, ntago turi twe ntago dufite ubutware bwo kuba nk'Imana ireba mu mitima. Rero twebwe ntago tureba mu mitima, twe tureba ibyo tubona nyine. Tureba ibyo tubona, like ibyo unyeretse nibyo mbona. Ntago namenya ibyo utekereza, sinamenya ibikuri mu mutima. Kandi abanyarwanda n'abahanga baravuze ngo bisesekara, akuzi umutima gasesekara ku muntu. Nuvuga ngo still n'ubundi urasanga biri physical, biraza kugaragara ibikurimo. Rero niba sinzi niba bibaho ko ushobora kuririmba neza mu mutima none wasora ijwi rikaba ribishye, ntago bibaho. And then twe Imana ishobora kunezezwa n'ibyo byo mu mutima, ariko twebwe tunezezwa n'ibyo twumva n'ibyo tubona kuko turi abantu. Se rero kuri umuhanga wo mu mutima Imana igumugisha, ariko abantu ntago bareba mu mitima, twe tureba
bifatika rero ubwo urumva nakandi ga challenge urumva kuko abantu baje babisobanura avuga butumwa batandukanye n'abantu bakuze nyine bumva like nyine Imana ireba mu mitima that's it ntago ariko kuri Imana ituye muri twebwe ikorera muri twebwe nk'abantu Imana ituye mu ijuru iyo ireba mu mitima twebwe tukareba ibyo tubona biri physique ibyo tubwira nibyo tureba sibyo rero tugarutse ku kibazo warumbajije ni itegeko ubundi mfite nk'umuyobozi ubundi nabigira nk'itegeko kubera ko kuki abantu bashaka guha Imana ibintu bibishye yes nkuko nari ndi kubivuga Imana ireba mu mitima ariko twebwe abantu tureba nyine ibyo tubona ibyo tweretse n'ibyo tubona ikindi cya kabiri ese hari ukuntu abantu batwigishije Imana nabi Imana ni papa mwiza he is a good father umuntu wese ahungiraho nkuko uba ufite ikibazo ugahamagara papa ukamubwira ati papa bimeze gutya na gutya mfasha muri ubu buryo Dada akagufasha that's way ubundi umukristo mwiza akwiye kubana n'Imana ntabwo akwiye kubana n'Imana atinya kwibwira intege nkeya ziwe atinya oya Imana ni umubyeyi ikindi ese wowe nk'umuntu nibyo koko reka tuvuge ko Imana ireba mu mitima nibyo kandi koko iranahareba ariko ikeneye nawe kumva ibintu byiza wowe ugiye nk'ahantu ugasanga bacuranga ibintu bibishye umva unezerewe se birakujena rero nubwo Imana ireba mu mitima uwo mutima uramye Imana ubaye ari mwiza none ugasokwamo n'ibintu byiza irushaho kunezerwa nkuko nawe ubangamirwa no kugenda ukicara ngo umutima umeze neza ariko bakagwa music ibishye rwose cyangwa bakagwa sound zimwe zimena amatwi ntago wanezerwa ni nako Imana imeze rero kujya mu ishuri n'ukuri birakenewe njya mbabara cyane iyo mbona rimwe na rimwe amatorero yacu atabyitaho cyane ugasanga bafite abana bafite n'impano banabikunze wenda badafite ubushobozi nk'itorero ubundi byakabaye byiza kumufata abo bana bakeya abana b'itorero muzahorana kurusha uko mwajya gusuzana abandi babizi bakaza bagakora then bakazagenda mugasubira handi mwe muri fata abana mukabatoza bakiga kugira ngo batange ibyiza you know we are serving God of excellence we have to give him the excellently things right kugira ngo nayo inezerwe ijambo ry'Imana muri Zaburi 33 narigarutseho riravuga ati nuko mucurangisha inanga ubwenge nimvuze bi yawe ego sing a new song unto him and play skillfully icyo kintu ntabwo icyo kintu gitangwa n'Imana I'm sorry to say this icyo ni ikintu cy'abantu baguha ni umuntu uri skillfully uguha ubwo bumenyi bwe Imana itanga favor igatanga anointing igatanga noneho na wisdom ariko ntago Imana itanga skills zitangwa n'abantu niba rero Imana y'ubwa yaravuze ngo play skillfully nuvuga ngo curangisha inanga ubwenge ubwo bwenge yagusabaga ni ubwenge buva mu bantu ntago ari ubwenge buva ku Mana kuko Imana ntago itanga ubwo bwenge ubwo buraciriritse Imana itanga wisdom ubuhanga ariko kandi igatanga amavuta igatanga igikundiro none bya bintu ukora Imana yibijemo bibohora ubuzima bw'abantu benshi ariko urumva ikintu kiri skillful it's all about people not God so niba Imana y'ubwayo rero ishobora kwicara hamwe ikavuga ati play skillfully nuvuga ngo kugira ngo ucurangishe iyo nanga ubwenge uzajya mu ishuri byige ntago ari Imana izaza ngo ifate gitari kwigisha oya izaca muri njyewe ice mu wundi ugende wicare hamwe wige then birababaje cyane ko tubona abantu bisi bari develope kuri icyo kintu kurusha twebwe bo mu nzu y'Imana kandi ntibikwiye birakwiye ko twebwe abana bo mu nzu y'Imana ariko ducuranga ibintu byiza bihembura ubuzima bw'abantu bikora ku mitima y'abantu noneho rero twebwe wumve n'agashya dufite Imana iduha amavuta ikaduha igikundiro ikabisiga bya bintu bikabohora ubuzima bw'abantu ntibikore ku marangamutima ngo umuntu just arire ubushize hari umuntu wambaje ikibazo ndi muri interview kuri televiziyo arambaza ngo se ubundi Brian ni iki kiranga ko umuntu ko worship yawe yagenze neza niba wayoboye ni iki kibiranga
iki kibazo nanjye nakikubaza. Icyo kibazo kirakomeye kirakomeye cyane, ariko njyara uburyo Imana yagiye insobanuriramo bitewe n'uburyo mbana nayo buhoro nyine uko nshobojwe. Mu isi y'umubiri abantu benshi tuzi ko iyo uririmbye abantu bakarira, ubwo ibintu biba byaciyemo, abantu baba bafashijwe. Iyo abantu bapfukamye abantu baba bafashijwe. Iyo abantu barambaraye hasi, iyo birukanka bakomya amashyi, bavugije induru, ngo abantu baba bafashijwe. Ariko ibyo ni amarangamutima. Sorry to say this, ni amarangamutima. Hari ijambo nasobanukiwe ko iyo mpagaze imbere y'Imana atari inshingano zanjye kumenya wafashijwe n'utafashijwe. I'm sorry, cause uko twigishijwe benshi twigishijwe ko ni insingano z'umuworship leader gufata abantu akaje. By the way, nta n'umuworship leader ubaho. Umuntu person, you cannot be a worship leader. You can be just a song leader, not worship leader. Because worship is all about presence. There is a difference between a song leader and worship leader. Nta naho bihuriye, nta nicyo bipfana. Because about worship it's all about this presence of God. Okay? And then song leading, it's all about people. I can ask myself a question. Yeah. Can a man be a worship leader? A human? A human? Not really. Yes. The worship leader is all about the Spirit of God. It's all about the presence of God who leads the song leader to lead a song. True. Now, ntago ari umuntu uyobora abandi, like nyina ruduterme twavutse dusanga bakoresha natwe turadukurana, ariko turi wrong somehow. Kuri njyewe abandi bo bashobora kuba batabyumva kimwe nanjye, and it's okay. Ntibantera amabuye ko tutabyumva kimwe, nje nuko mbyumva. Umuntu ayobora indirimbo ntago ayobora kuramya. Kuyobora umuntu uyobora kuramya ni Imana. Niyo mpamvu navuze ngo nta kuramya kutafite Imana. Ni Imana biri guconnectinga direct ku muyobozi w'indirimbo. Okay. Reka mbisobanure muri ubu buryo bwihuse cyane. Yego, tugenda na kibazo. Worship, it's a communion. Ni set y'ibintu bitatu. It's a communion of Jesus Christ. Yego? Communion of the Spirit of God in you. And communion also ya wowe nk'igikoresho. Ntago wowe umeze nkawe ugiye kuyobora ibintu. Oya, wowe uri igikoresho. Yesu Kristo n'umwuka w'Imana utuye muri wowe, nawe w'igikoresho birahura. Yesu Kristo n'umwuka w'Imana bagakoresha icyo gikoresho, ari cyo njyewe cyangwa wowe, kuvuga Imana. Amen. Then aho niho bigira impact mu buzima bw'abantu. Naho iyo ngiye imbere kubera ubuhanga n'ibiki birangira nkoze kuri ya marangamutima, abantu barira ngatekereza ko bafashijwe, kuko abantu bareba nk'abantu nyine. Twe tureba bashaka ibifati. Urumva already abantu bo baraza kuvuga ati wow, Brian wayoboye neza, kubera ko abantu barize, abantu bapfukamye, abantu bakomnya amashyi cyane. Then ninzaba nanjye ndi I'm sorry gukoresha rino jambo, ninzaba ndinjiji nzatekereza ko nabikoze. Ariko the real worship ni ikintu kinezeza umutima w'Imana. Dukwiye no kwibaza nyine icyo gihe abantu tubona twakoze ku marangamutima yabo bakishima bakaduha amashyi. Ese mwuka wera warifitiye comment kuri ibyo ngibyo dukoze. Niyo mpamvu navuze ngo worship it's all about personal. Igikorwa cyo kuramya ni so rero kuramya Imana ni igikorwa bwite umuntu n'Imana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe atari inshingano zanjye kumenya like uyafashijwe. Aragasitore numvishije karansetse, umuvuga butumwa wari ufite Zero Food yagiye ahantu kubwiriza, arabwiriza abantu barafashwa byatari cyane, and then avamo umukecuru umwe yishima kurusha abandi. Arangije pastor yavuga ijambo, wagakoma amashyi kurusha abandi, akavuza induru cyane, akishima kurusha abandi, then aranarira cyane kabisa. Noneho pastor avuga ati wow, uno muntu yakozweho nibyo ndi kubwiriza. Noneho amateraniro arangiye, pastor aramwegera, nse mama nabonye wari wafashijwe cyane, byagenze ute? Noneho umubyeyi aramubwira ati kuburiya mwana wa nakurebaga nareba ubwo bwanwa bwawe, nketo ni ukihene yanjye ejo bundi banyeke. So urumva, niyo mpamvu nyine iyo twibeshye ko abantu bakomya amashyi kuko dukoze neza, tuba twibeshye cyane. Rero niyo mpamvu kuramya Imana ni igikorwa bwite.
none ni inshingano z'Imana ko ahantu ni isezerano yaduhaye ko ahantu hose bateranye bavuga izina rye ego Emmanuel amanuka akabana natwe none twebwe aho duhitaho tubura hari indirimbo nanditse ivuga ngo make me an instrument of worship when I will be your vessel and you sing through me I will disappear and you will be revealed in me not me but you in me worship Father. Yes, nuvuga ngo mpindura igikoresho, nuvuga ngo ahantu hose turi kuramya Imana. Brian ubundi kuramya Imana bibaho ari uko Brian atakiri kuri rwa rwego rwo kumva ko aje kuyobora kuramya Imana. Oya, ahubwo kwaje gusabana n'Imana azwe. None uko Brian yanejeje Imana niko Imana imumanukira, uko iri kumumanukira imugenderera niko bigira umunezero Imana iri kumuhereza umanuka ukajya no ku bandi ukora icyo bita overflow flowing no ku bandi ukabageraho no n'ababandi uri bare mu bakristo nawe ni umusong leader by the way nawe hari ukuntu ashobora kuramya Imana mu buryo bwiwe Imana ikanezezwa n'uriya igatanga umunezero kubera uriya wo utahagaze ku gatuti uriya wo mu Kristo nawe ashobora kuramya Imana ikanezerwa ikamanurwa nawe igahembura itorero rero tuzajye wenda rimwe na rimwe tubitandukanya kuko niko twakuze nyine batubwira ngo we are worship leaders whatever ariko for real I'm song leader then niyo abantu bafashijwe niyo mpamvu iyo ndamije Imana igahembura ubuzima bw'umuntu igakiza indwara ikabohora ubuzima bw'umuntu n'ubundi ngewe mba nabaye igikoresho niyo mpamvu imirimo y'Imana ntakwiye kuyiyitirira ngo mvuga ati ndakaze naririmbye umurwayi arakira nasenze Imana ikora igitangaza I'm sorry to say this nasenze Imana ibohora ubuzima bw'umuntu ngo it's me ninjye oya mba nibeshye hari ubujiji buke mba ngifite mba nkeneye gusobanukirwa ni Imana yakoresheje igikoresho cyitwa ngewe maze ubuzima bw'umuntu burahembuka niyo mpamvu ibintu byose bibaho cyubahiro tugisubiza Imana kuko niba yakoze yego ndafashijwe birenze urugero amen urakoze cyane turi kumwe n'umuramyi Brian nyine ari kudusobanura cyo bita worship kandi tuzajya tukunda kubana mu biganiro byinshi bitandukanye n'ikindi gihe azajya garuka tuganirize yego nabibemerere kuri kamera nibizajya bihura nuko duhari rwose turahari kugira ngo dukore umurimo w'Imana nicyo twahamagariwe yego aha tujye kundirimba ivuga ngo aho igitare cy'Imana mbere uko dusoza ikiganiro cyacu igitare cy'Imana reka ngungireho kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none wihishemo umujinya w'Imana ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura sifite icyo naguha nizeye umusaraba uwo wamfiriyeho niwo njyanirigira dore namba y'ubusa ndakwingiza unyambike sinabasha kwikiza ndagushaka unyuhagire ibyaha mutabazi segupfa unyuhagire ibyaha byose mutabazi negupfa unyuhagire
amen amen. wenda gatoya Yego. birashoboka ko waba uri kudukurikirana utazi uyu mukristo cyangwa se uyu kristo tuvuga ni umwami w'amahoro, Prince of Peace niko muri Yesaya havuga. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, then umwami w'amahoro. Birashoboka ko utazi Kristo, ufite inkuru nziza. Kumwakira n'ubuntu, ni icyemezo ufata n'umutima wawe maze ukamwakira. Biroroshye cyane, nukwatura ukamubwira ati data nari umunyabyaha, nari gutya na gutya na gutya na gutya, nagenderaga muri izi nzira ariko ndiyiniriye nsanga ndi umunyabyaha, none ndaje mu maboko yawe, ndakwinginze mbabarira. Ese waba uhari kugira ngo nsengane nawe? Ndifuza kubanza kugusengera mbere yuko dukomeza n'ibindi, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ati nuko mugende mubwira abantu inkuru nziza ya Yesu Kristo. Hari igihe waba ubayeho ubuzima budafite amahoro, ubayeho ubuzima buri jene, uhora mu ntonganya, uhora mu bihombo, ntuzi iherezo ryawe. Yaba njye uri kuvuga ibi, yaba na babandi bose bakomeye tuzi, twese tuzapfa. Ikibazo suko tuzapfa kuko na Kristo yaciye muri iyo nzira y'urupfu. Ahubwo nyuma yo gupfa uzajya he, nzajya he? Ni ikintu abantu tugomba gutekereza. Turi mu bihe bibi aho isi iri kwihuta cyane, ugasanga abantu bari kwihutana nayo, barashaka gukora nk'ibyi bibagomba, ariko ntimuzirengagize ko tuzapfa. Ariko nyuma yo gupfa noneho hazabaho ubugingo no kurimbuka, hazabaho kubaho ubuzima bwawe bwose mu muriro, hazabaho ubuzima bwawe bwose kubaho unezerewe ubana n'Imana. Ni amahitamo ugira, ntabwo ari itegeko. Ni amahitamo kandi meza. Ushobora kwihitiramo kurimbuka ugakora ibyo ushaka byose, birashoboka. Kandi ushobora guhitamo kuzabana n'Imana karamata, ukabaho mu buzima bwiza na nyuma y'urupfu. Rero ni amahitamo yawe. Birashoboka ko waba udukurikiranye nona, ndifuza gusengana nawe. Yesu Kristo aragukunda, yaragupfiriye kugira ngo utarimbuka. Ayo mahitamo nubwo nkubwiye ngo ni wowe uhitamo, ariko yaguhaye disponibility, yaguhaye ububasha bwo kuvuga ati Mana mpisemo ijuru kandi ukaribona. Yaguhaye ububasha bwo kwihitiramo. Ndashaka rero ko ubukurikiza. Reka nsengane nawe, usengane nanjye, usubiremo ano magambo makeya cyane ngiye kuvuga, maze wegere umushumba ukwegereye ahantu uri, wegere itorero waba wegereye byizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima, bakizera umwuka wera, bakizera n'Imana Data, maze bazarushaho kugufasha. Reka dusengane. Urasubiramo amagambo. Data mwiza, nje imbere y'amaso yawe, ndi umunyabyaha, ndi umunyaminwa yanduye, nakoze ibyangwa n'amaso yawe byinshi, ariko ndaje kugira ngo Data unkure mu gitabo cy'abazarimbuka, maze wandike izina ryanjye mu gitabo cy'abazabana nawe akaramata. Ndakwihaye, ndakwemereye, ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Ubugingo bwanjye mbushyize mu maboko yawe, ngwino untegeke. Guhera none sinzapfa, guhera none ndi umwana w'Imana. Ndakwakiriye ngo uzunyobore, untegeke, uganirize, unyigishe, maze mbuwo wifuza kubana. Urakoze Data kuko wumvishe gusenga kwanjye, urakoze kuko umpaye amahoro, urakoze kuko umpaye ibyishimo, urakoze kuko umpaye umunezero, urakoze kuko umbatuye nkaba mvuye mu byaha, nkaba mbaye iwawe none n'ibihe bidashira. Amen. Reka ngusengere. Data mwiza, ndatura amahoro, ndatura umunezero, ndatura kubohoka mu izina ryawe Yesu Kristo. Uyu muntu ugukurikiye reka abohoke, yakiri humure, reka abohorwe nawe. Ndasengera ubuzima bwiwe kugira ngo umufate, umukomeze, umwambike imbaraga, arusheho kukumenya, arusheho kugukunda no kugukorera, umwigishe kwitondera amategeko yawe, ubane nawe. Mwuka wera ndagutegetse kugira ngo umubeho mu izina ryawe Yesu Kristo. Ijambo ryawe rirambwira ngo Data icyo tuzatura twizeye kizaba. Ndasaba umwuka wawe wera kugira ngo Data yururuke kuri ubu bwoko bwawe bwose bwemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza. Then bane nabo kandi ubagiriye neza none n'ibihe bidashira. Amen. Yes, urakoze cyane. Uwashaka Brian yamubona kuzi address. Brian wansanga ku mbuga nkoranyambaga zisanzwe kuko nkora umurimo wo kuramya Imana. Wansanga kuri YouTube
nitwa Brian Lead Music. Urugero ushobora kwandika Open My Eyes by Brian Lead cyangwa ukandika Data wa Twese by Brian Lead. Aho wahita ubona channel byihuse cyane ugakora subscribe, wakumva uhawe umugisha n'ibyo bikorwa ukabisangiza abandi. Then ushobora kunsanga kuri Instagram ni Brian Lead bifatanye, kuri Facebook ni Brian Lead, kuri Twitter ni Brian Lead, LinkedIn ni Brian Lead. And wenda natanga na email ku bantu bari bifuza kuganira nanjye mu buryo buri personal. Kuri email ni brianlead bifatanye mu nyuguti ntoya 47@gmail.com. Ndabizi neza ko Imana izakugirira neza. Amen. Amen.